numwe mu bantu bashyiraga mu gaciro kandi bize, kuko Pawulo yari afite dogitora, yari umuntu udashobora kubangamirwa n'imico n'imigenzo, kandi yabaga yiteguye kuzira ibintu runaka. Kuki Pawulo atigeze ahangara ngo arobanura umukuru w'itorero mu matorero yagiye ashinga, ngo arobanure umukuru w'itorero w'umumama? Ibi reka tubirebe neza, namwe muze kunsubiza muri komenti, sibyo? Abantu rero wenda bazakora ibintu bashatse, kandi abamama bo nta nubwo bigeze barwanirira iyi mirimo, wenda n'abantu barayibahaye. Wenda tunigarukire muri ADPR, ni nacyo mpfa nge n'abakirisitu, mpfa n'abakirisitu, aho umuntu aba umufana w'idini ariko nyamara ntaba umufana w'ijambo ry'Imana. Usibye umuntu yavuga nabi idini ukarakara, ariko yavuga nabi ijambo ry'Imana ugasanga bimeze nkaho ntacyo bigize gute bikubwiye. Reka nibarize abakirisitu, nukubera iki ujya kubona ukabona muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ibintu tugomba kwemera, tukemera yuko Satani yaduteye kandi agafata ikirere cy'ubutumwa bwiza akakijwigiriza, ndetse akanafata n'ubwere bw'itorero akabujwigiriza, ku buryo uyu munsi uri gusanga abantu bagihagaze neza mu ijambo rye. Reka nze mbaho urugero. Umukristo wa ADPR mu Rwanda ntabwo asa n'umukristo wa ADPR mu Bubiligi. Ibi ngibi nugera mu Bubiligi uraza gusanga abakristo uko bavuye mu Rwanda bari ba ADPR urasanga ariko bakimeze. Ese i Buruseli ni Kigali ni hehe ubundi umuntu yagakwiriye guhinduka? Nubwo ADPR yasengeye abagore ku nshingano z'ubupasitoro, babagize n'abarevera pasiteri, ibyo nge ntacyo bintwaye, nta n'icyo bimbwiye rwose, ni na byiza cyane. N'ibitorero ribishimye, ubuyobozi bukuru nk'uko bufite mu nshingano bukabishima, bukimika abagore, nta kibazo rwose, nta kibazo, ntacyo bitwaye, nta kibazo ufitanye n'abagore. Shyigikiye ko abagore batera imbere bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse n'itorero mu buryo ubwo ari bwo bwose. Aha ndi convince 100%. Ariko nge ndigarukira ku ijambo ry'Imana, ngaruke no ku bwere bw'itorero. Nukubera iki ADPR wenda y'abadiaspora idashobora kwemera ko ibi bintu byabaho? Ibi bintu mubitekereze neza, muze kumbwira. Niyu munsi ibi bintu biteje amahari mu mitima, ariko nyamara biragoye ko umukristo yabumbura akanwa ke ngo avuge uruhande rwe. Iyo ibintu abibwiwe n'umuyobozi yumva ko ari ukuri. Iyo ibintu abibwiwe n'umuyobozi twaricaye, oya, nta muntu n'umwe, nta rwego na rumwe rw'itorero rufite ubushobozi bwo kwicara ngo rube rwashyiraho amahame n'amabwiriza agenga imyemerere cyangwa imyizerere, cyangwa se ngo rube rwashyiraho rube rwahindura imiterere ya Bibiliya. Ubundi rero amadini nuko apfa, kandi yamajije gupfa asigara ameze nk'ahantu hakira abapfu nyine, hatari ubuzima. Ubundi ubu yisi impamvu tuyiriho nuko iriho ubuzima. Ni abantu mwize murabizi, hari imigabane myinshi iriho, ariko iyo migabane ntabwo iriho ubuzima kuko ntabwo ibaho ogisijene. Kandi iyo migabane hari n'irutisi ifite n'ubutaka n'amazi, ariko nta ogisijene ibaho, kandi hatabonetse ogisijene nta bimera biri bushoboke, n'umuntu ntashobora kuhaba kuko nyine umwuka utunga umuntu witwa ogisijene ntawe ubuhari. Ubwo bisobanuye ko rero nta buzima buba buhari. Abantu bose baramutse bahageze baba bashobora kuhaba ariko barapfuye. Ibyo ngibyo mugomba kubimenya. Iyi torero rero rimajije gupfa, ryamajije gutakaza, ryamajije kuva mu murongo w'ijambo ry'Imana, iryo torero rirapfa. Nusoma Bibiliya uraza gusanga Pawulo, Yesu ubwo yabonekerwa Yohana mu kirwa cy'Ipatimusi yavuze amagambo akomeye. Yaramutumye ku matorero 7, ariko amutuma ku itorero rimwe, aramubwira ngo uribwire ngo ufite izina ry'ukuriho, ariko nyamara uri intumbi. Idini rero cyangwa itorero, ariko nimvuga itorero n'abantu baririmo, ntabwo ari abereverasiyo ADPR EPR, oya, burya n'abantu baririmo. Abantu bashobora gupfa mu mwuka kubera ko batandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana.
ariko kuguma kubaho bakaguma mu myanya ya gihanuzi, gitambyi, kinyamasengesho, kidiyakoni, gikristo, ibyo byo ntacyo bitwaye, abantu bagumamo. Buriya hari ibintu abantu mugomba kumva mukemera neza. Buriya aho kugira ngo ube mu bantu bayobye bagata ukuri kw'ijambo ry'Imana, burya waba mu bantu banywa inzoga, cyangwa ukaba mu bantu basambana, cyangwa ukaba mu bantu biba, kuko ibi ni ibyaha. Ariko bugici umuntu reka nze mbaho urugero, hari amadini menshi ajyana abantu ikuzimu, wenda nzabakorera ikiganiro nze nayababwira, kuko nusoma ijambo ry'Imana ntabwo Pawulo na ba Yohana na ba Petero bigeze bandika inzandiko ngo babwire abakirisitu ngo bere kubana n'abantu bakora ibyaha. Oya, ahubwo barabandikiye barababwira ngo bitondera abantu bafite inyigisho zitandukanye n'ukuri. Naho umuntu niba yisambanira, akinywera inzoga, akarwana, agatukana, izo ni ingeso za kamere, ibyo nawe bikurimo nubwo utabikora. Niyo mpamvu ushobora kureba umugore ukamwifuza kandi birivuga ko umaze gusambana. Niyo mpamvu nawe ushobora gutukana, ushobora kumva urakaye, uburakari ukabumira ukihangana kubera imbuto y'agakizi kurimo. Ariko hari abantu bafite kwihangana kose, ariko nyamara badakora n'ibyo, ariko bamajije kuyoba, batemera ko Yesu ari Imana, bavuga ngo ni umuntu usanzwe wari ufite impano runaka. Abo bantu kandi ugasanga ibyo si byo nshaka kuvuga. Ayo ni amadini aba yarangiritse, bafite amahame n'imigenzo bitandukanye na Bibiliya. Uko niko idini ripfa, nuko abayobozi bakuru b'idini bagenda bakora amavugurura. Ubu uyu munsi twinjiye muri Kiliziya Katolika, idini twese twabayemo, ntabwo iyi Kiliziya Katolika niyo Petero yashinze i Yerusalemu. Muzi neza yuko na padiri akunda kubivuga ko ari Kiliziya Katolika ari idini ry'intumwa. Buriya n'urusengero rwose bagiye kubaka, za paruwasi, insengero zikomeye, buriya bavuga yuko bagomba kuhashyira igufa rya Petero, cyangwa na padiri akaba rifite, sinzi niba wenda ari aya Petero baba bakiyafite, ariko iyo religiyo sibyo barayifite muri Katolika, kuko Kiliziya yubatse ku ntumwa nkuko Yesu yasize abivuze. Ariko nyamara ntabwo basengaga Bikira Mariya, ntabwo basengaga abatagatifu, ntabwo bakoraga iyi migenzo, ntabwo babatizaga ku gahanga. Ibyo ni ibintu byose byagiye bigenda bizanwa n'amavugurura, ariko ntabwo Kiliziya Katolike ya mbere yo mu kinyejana cya mbere, iyi ntumwa zasengeragamo i Yerusalemu, imwe ba Stefano baterewemo amabuye, ntabwo yabatizaga ku gahanga, ntabwo bavugaga ndakuramutsa Mariya, nta shapure bagiraga, bari buzuye umwuka wera, bavuga indimi nshya, berekwa, bari kumwe n'Imana. Ntabwo bagiraga amashusho, hari imigenzo yazanywe n'amavugurura. Ndagira ngo rero mbwire abantu yuko buriya idini, umuryango wicwa na ba nyirawo, nibo bawuvugurura, bawukura mu mwuka, bawujyana mu kintu bumva bashaka kuba cyo. Kuko buriya aho tugenda tugenda twebwe tugira irari, sibyo, tukagira irari, tukumva dushaka kubaho gutya, noneho bigatuma rero tuvugurura n'amabwiriza kugira ngo ibintu tubisanishe n'uburyo tutazacigwa urubanza. Ukumva bitagucira urubanza. Mu itorero ryacu kwambara ipantaro biremewe, mu itorero ryacu kudefiriza biremewe, mu itorero ryacu kunywa inzoga biremewe, mu itorero ryacu ibi n'ibi biremewe. Kuba byemewe nyine ntago bigucira urubanza. Ariko se Bibiliya ibyo bintu zirura koko nayo irabizirura? Abantu nibo biyicira itorero. Iyo bamajije kuryica rero, iryo torero risigara rimeze nk'ahantu hatuye abapfu, kuko nta buzima buba buhari. Abantu barimo bose baba bapfuye mu mwuka, cyokora bakagira izina ry'uko bagize gute bariho. Hari ibintu byinshi abantu bagiye bagenda bakora. Reka nze nibutse nk'abantu bo muri ADPR mu 2013, ubwo witwa Samuel yavagaho, hagiyeho uwitwa Sibomana Jean ndetse na Tom Rwagasana. Nyuma gatoya baje gutegura ingando y'abapastoro bose
bari abashumba b'amaparuwasi. Icyo gihe ADEPR ifite amaparuwasi arenga hafi muri za 400, wakongeraho n'abari bashumbye indembo n'uturere. Ngira ngo iyo ngando yari yitabiriwe n'abapasitoro bari hagati ya 400 na 500, yabereye hari inkumba mu Ruhengeri. Ni byiza cyane kujyana abantu mu ngando, ntago mvuze ko ari bibi, kuko bimwe mu bintu byubatse iki gihugu cyacu kugeza na n'uyu munsi tukaba tugeze ku iterambere dufite, ndetse tukaba tugeze no ku bumwe dufite n'imyumvire yahindutse. Zimwe mu ntwaro leta yakoresheje harimo n'ikintu bita ingando, kuko abantu bigishijwe amateka y'ukuri y'igihugu, abantu bigishwa uburere mboneragihugu, abantu bigishwa politike ya RPF y'ubumwe bw'abanyarwanda, abantu bigishwa iterambere ry'igihugu, abantu bagenda bakurwamo imyumvire kandi abantu baranahumurizwa. Kuko hari n'abantu erega bari barakayutse kumva ko inkotanyi zifite amatwi, inkotanyi zifite umurizo, inkotanyi zizatumara. Noneho abantu barakayutse, ariko mu ngando abantu barabahumurizaga bati muhumure, nta kintu muzaba, nese mubaye iki, murabona tutari abantu. Sibyo? Abantu mugasangira, mukabyinana umudiho, mukabyinana animation, mukararana, abantu bagahumura, icyizere cyo kubaho kikagaruka, umuntu agataha yumva ko asubiye muri komine cyangwa mu ntara agiye kubaka igihugu. Ingando ni kimwe mu bintu byagize umumaro. Aba bashumba rero nabo bajyanwe mu ngando. Bageze mu ngando, ntabwo ndaza kuvuga byinshi kuko sinari nyirimo, ariko ndaza kuvuga iki. Muzi neza ko mu gusoza ingando aba bashumba barabatijwe. Sibyo? Ntago babatijwe mu mazi menshi, ariko biswe ababeramana ba ADEPR. Sibyo? Ntabwo bambuwe izina ry'uko ari abakozi b'Imana bo muri ADEPR, bitwa ababeramana ba ADEPR. Sibyo? Iri ni izina rwose ngira ngo wenda abantu banakomeye amashyi, ariko ni igiki cyakurikiyeho. Aba bashumba bose bagiye mu ngando, wabasigaye muri ADEPR ari umushumba azanyandikire muri comment avuga ati nagiye mu ngando ubu ndacyari umushumba. Niyo yaba hari yaba ari 1%, 99 bose. Uyu munsi ngira ngo abataragiye amatungo mu nzuri zabo barimo guhinga, abandi bari kumotara, abandi bari gucuruza, abandi bari muri pasiyo, abandi bibereye aho barimo kwayura, kandi ntabwo mu by'ukuri bigeze bava mu nshingano kubera yuko zabananiye. Ntabwo bigeze bazivamo kubera ko poste bakoreraho zavuyeho, wenda nta nubwo bigeze bavaho kuko itoro ryabuze ubushobozi bwo kubahemba. Ahubwo ubona neza yuko nyine ibihe byagiye bigenda bishyiramo systeme yo kugira ngo abo bantu baveho. Kandi nyamara ubundi ujyanye abantu mu ngando, abo bantu bakava mu ngando, abo bantu aba ari abantu ugomba kugira gute gukoresha imirimo mpaka bashaje bagatanga iki umusanzu. Ibi ngibi ngira ngo abantu bo muri ADEPR murabizi neza. Twigarukire uyu murimo cyangwa ibi bintu byitwa amadini. Satani arabirwanya kuko buriya bizwi neza ko cyane cyane nko mu Rwanda nta handi hantu abantu bumvira ijambo ry'Imana, abantu bumvira ijambo ry'Imana mu rusengero. Uretse amadini make nk'abayehova nibo babashaga kuvuga ubutumwa urugo ku rugo cyangwa bagagarara ku muhanda bakavuga ivanjiri, ariko ubundi andi madini yose akunda kuvuga ubutumwa akoresheje insengero ndetse n'amakonseri ku gasozi. Niba rero abavuga butumwa uyu munsi bariho ari amadini, ntabwo shitani ashobora korohera amadini, agomba kuyarwanya kugira ngo ayakuremo ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero niwitegereza uzasanga insengero, kugira ngo uzinjire mu rusengero utahe wakiriye Yesu, bimeze nkaho bikubiye zero. Kubera iki? Ushobora kwinjira mu rusengero ukavamo Yesu atavuzwe.
cyangwa yanavugwa akavugwa mu bisirimba, akavugwa mu ndirimbo, yanavugwa akavugwa nka Yesu watanze amazu, Yesu watanze viza, Yesu watwambitse, Yesu watumye tubyibuha. Ariko abantu kugira ngo uyu munsi uzajye mu rusengero ubone urusengero rurimo kuvuga Yesu wavuye mu ijuru agasiga ubwiza yari afite mu ijuru akambara akamero k'umuntu, urusengero ruri kuvuga Yesu wabaye mu isi akaganduka akaba umugaragu w'imbata, urusengero ruri kuvuga Yesu utaratinye gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, urusengero ruri kuvuga Yesu wahamagaye abarushye n'abaremerewe, urusengero ruri kuvuga Yesu wari uri mu masezerano kuva mu itangiriro Eva agicumura na Adamu kugeza ubwo yagaragaye muri Matayo, urusengero ruri kuvuga icyamuzanye, urusengero ruri guhishurira abantu umugambi Imana yari ibafitiye w'ubugingo buhoraho, urusengero ruri kuvuga Yesu wavuye mu isi agasiga asezeranije abantu ko azagaruka gutwara itorero, urusengero rushobora kuvuga ko Yesu azaciraho iteka abazima n'abapfuye, agahana abataramwizeye, agahereza ubugingo buhoraho abamwizeye. Kuzabona urwo rusengero uyu munsi bimeze nk'aho bigoranye, kuko n'abagerageje kuvuga bigisha amahame y'amadini, bakigisha abantu kwitondera iminsi, amategeko, kuziririza ibyo kurya n'imyambaro. Abo ni abagerageza gushyiramo imbaraga, ariko abandi ni ibintu bimeze nk'amaparufe batera abantu. Wibaza impamvu Yesu yabaye mu isi akazura abantu, akagaburira abantu, agakora ibikomeye, agakiza indwara, akarinda imyaka 3 n'igice afite abayoboke 12 gusa bemera kubana nawe, wenda n'abandi nk'ijana bake cyane bemeraga ibyo avuga. Kuki atari afite abantu miliyoni? Ni ukubera iki? Ibi bintu abashumba bakwiriye kujya babitekerezaho, kandi noneho igihe turimo ni igihe abantu barimo no gutinya kugenda bavugisha ukuri. Abantu baryamye ku madini, ushobora kuvuga ati nyamara umushumba wawe umuntu akaba yanakugonga n'imodoka, wavuga idini ry'umuntu akaba yavuga ngo muvire ku idini. Ariko reka mbibutse ko dukwiriye kugeza abantu ku musaraba bakamenya Kristo umwami n'umukiza, bakamwizera, ahasigaye tukabigisha kwitondera ibyo yasize avuze. Reka mbashimire, niba ubona ko ari byiza kubana natwe mu biganiro byacu, wibuke gukora subscribe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.